dutangiye ahangaha. Aka ni agace ka gatatu ngira ngo twarangije ahangaha n'umukobwa ahagaze ahangaha agace ka kabiri. Ubu aka ni agace ka gatatu rero dutangiye nonaha. Kuri kino nirebere umukobwa yarahagaze ari unconscious cyangwa yagiye kure mu bitekerezo. Wa mukecuru uko niko yamuturutse imbere. Kuri kino nirebere amukoze arikanga ati mukobwa wanjye ati mama ati kugaragara nkaho babaye sinzi ikibazo ufite. Se ufite iki kibazo mu mutima? Kurikira ati ngiye mbwira ndakwinginze. Ati ngiye ngo ntago narika mushiki wanjye ibyo yakoze. Cye ngomba gutuma yishyura kugira ngo yishyure ibyo yakoze. Ujya mukobwa wanjye uye ntago ari ngombwa kwihorera. Mama ati mama kurikira ati ni wowe wenyine wambwiye ngo iriya safuriya ngo ntabwo yakagombye kujya mu maboko mabi. Ni wowe muntu wabimbwiye. Rero niyo mpamvu kubera ko nzi mushiki wanjye kandi ntabwo yakigira akoresha iriya safuriya akoresheje ubwenge. Ngiye ngomba kujya kuyizana mbere yuko ayikoresha nabi. Ati mukobwa wanjye mushiki wawe cyangwa anti wawe ni umuntu mubi. Niyo mpamvu ngiye ngomba kuzanira safuriya kandi ngomba kuyizana bidatinze. Kuri kino nirebere uyu mukobwa ati ni iki se mama? Who are you? Ati se ubundi urinde? Yaramubwiye ati se ubundi mukecuru urinde? Mukecuru aramubwira kuri kino nirebere I am an old woman. Ati genda umukecuru gusa ushaje Long history. Waturutse kure cyane mu myaka ya kera. Kandi njyewe ndi impano kuri bariya bose bakeneye ubufasha kandi bakeneye ko kimbafasha. Kuri cyo nirebere ese kuba iki uri kuza kumfasha ukampereza safuriya ya maji. How did you even get it? Ese kubera iki wundi gute wowe nyira safuriya ya maji? Ati yego the magic pot. Iriya safuriya ya maji. That is a very long story. Iriya ni inkuru ndende cyane wa mukobwa kandi nzayikubwira. I have had it kandi nayigize iriya safuriya nayigize mu myaka myinshi ishize kandi nayikoresheje kugira ngo mfashe abantu benshi. Yego nayifashe kandi rero narakubonye mbona uri special. Niyo mpamvu rero nahise ko nanjye nguhitamo nguhereze iriya safuriya kandi uri special wa mukobwa we. Ati ngewe nawe ngo turi connected. Ese ubundi uri gusobanura iki mukecuru? Ati ibyo rero nibyo ugomba kuzamenya kandi ugomba kubimenya vuba bidatinze. Umukecuru arangije yiciraho kuri kino niyumvire. Uyu mukecuru yahise ko agenda. Uyu mukobwa asigara bimucanze ariko bigaragara ko nyine ibyo bamubwiye atabashije kubyumva neza cyane. Kuri kino niyumvire rero cyari Mr. Obedi. Umukobwa asigara ngaha asigaye abitekerezaho. Bamubwiye ko ari connected kuri umukecuru. Tugaruka ahangaha uyu nguyu yaraje aridumbaguza aya mazi nyine. Kuri ko tugatangiye akana gace ka gatatu rero ndahita kumva ku bitaro n'agace ka kane vuba ntago tinda. Uko niko tugatangiye. Kuri cyo nirebere hano haba urimo aridumbaguza. Anti wa Adam yari yabonye amafaranga rero. Ati nabikoze. Ati nyuma nabikoze. Ati raza freye maje yabimfashije rero. Ati ubuzima buraryoshye. Anti nyine wa Adam yaje kuryoherwa amafaranga yabonye. Ati ubu ngubu mfite buri kimwe nashakaga, imbaraga, amafaranga, umutungo, buri kimwe ndabifite. Ati nabikuye muri iriya safuriya ya maji. Ati wakoze safuriya ya maji. Ati watumye ubuzima bwanjye buba ukuri byakize rero. Umugore yaje gukira. Ati mbega ubuzima bwiza reka nishime. Umukecuru akomeza kuyidumbaguza. Yaryohewe. Isafuriya ya maji yamuhaye ubuzima bushyashya. Niyo mpamvu rero uko niko abantu benshi bayifuza. Ata yarakira ahangaha. Ati wirinde umukobwa wanjye. Your sister kandi sister wawe ubu yahindutse undi wundi utabasha kumenya.
ukurikira uniyumvire mushiki wawe cyangwa Don't anti worry, wawe Mama. ati ntugire I can ikibazo handle mama myself. jyiwe nakirinda Just be careful. ati ndakwingiza ube wirinze And don't forget. kandi ntuze You kwibagirwa have my protection. ugomba kumenya ko ufite uburinzi bwanjye mukobwa ntuze Please, kubyibagirwa be ndakwinginze uze I will be kugaruka waiting bidatinze ndaza kuba ngutegereje ukurikire Be unirebe careful, right? kandi wirinde sibyo ati wirinde cyane ada aha niho yahise ko ahinguka rero kurikira unirebere ada yahingutse handi kuri ya nyubako hamwe anti we yabaga nimba ari hakiba ntabwo tubizi twabonye anti we ameze nk'uwahindutse cyangwa wavuye muri iyi nzu yagiye ahandi ukurikira unirebere rero ada yaraje atangira gukingura ati se uyu muryango kubera icyo ukinze kurikira unirebere uyu muryango kubera icyo ukinze ubundi kubera icyo ukinze adakomeza kurunguruka yakomeza gushakisha akomeza guhiga ngo arebe ko hari aho yabona hakinguye kurikira unirebere ada yarazengurutse kurikire yageze inahangaha ku idirisha kugira ngo arebe ko yabona ahantu yamenera ada yaraje arahengereza guhengereza arikanga yarikanze cyane ati ino nzu irimo ubusa ada yarikanze inzu nta kintu kiyirimo nyagasane wa mugore bishoboke ko ashobora kuba yarimutse abakobwa ati dera ase nibiki turi gukora ngaha dera ati wetuza ndabizi ibyo ndimo ndakora ati njyewe narushye warushye ati ukundi ko tuzagomba kuzabona amafaranga wetuza mu kugira gutya aba bagiye kubona aditurutse ahangaha yirukanka abanyuraho bagiye kubona adatambutse ati nyagasani ati se urazi ada ati yego ni ada ase ari kwirukanka ajyahe ase ubundi nibiki biri ku mutwe we ese ntabwo uri kubibona ibi kuba muse njye nabikubwiye ngo ada agomba kuba afite byamubagiho gika twirukanka tumukurikire ujya reka tumukurikire ukenera iriya sufuriya maje matike poti turakeneye uyu nguyu rero barirukanse birukanka kuri ada ngo bamukurikire ati mama you look like you have seen a ghost. uri kugaragara nkaho wagira ngo uri umuzimu wagize ati sister wanjye yimutse What do you mean she's gone? ase uri gusobanura iki ngo yagiye Nowhere to be found. ati nta hantu ho kumukura ntabwo nza no kumukura ntabwo ari ku nyubako kinagiye ku nyubako mw'imbere hose ndareba mu nzu hose nta kintu kirimo rero ibintu byose nta birimo yabijyanye ase agiye ashobora kuba yagurisha irazo ibyo ni ibintu bidashoboka njye ntabwo nakwizera ko sister yagurisha iriya nzu iriya nyubako twayibayemo inzu nyinshi inyubako imyaka myinshi twayibayemo rero bigaragara ko yagiye ugomba kumuhagarika ugomba kubona iriya safuriya y'amaji arabizi iriya imbaraga ari gukoresha ugomba kuzizana wa mukobwa mbere y'uko zigira ikibazo umutwara ugomba kumureba ubundi ukamuhagarika ugomba kuzana safuriya y'amaji ukagira ngo ukagomba kuyizana mbere y'uko ati success buri kubona ibyo ndi kubona uri hasi wa mukecuru watanze isafuriya y'amaji aba barabumvise success iratatse nyine kubera ko byari bimutangaje aba barabumva neza cyane uyu nguyu akomeje kubyumva kuri cyo nirebere mukobwa wanjye do you have anything that belongs to your sister that is with you hari ikintu na kimwe ufite cyavuye ku mushiki wawe I mean anything that ndakubwiye ngo ikintu icyo ari cyo cyose yaguhaye nk'impano icyo ari cyo cyose wenda nk'icyo bita impeta aganuze ati njyewe rero niko nabasha kugufasha kugira ngo tumubone wowe ukizane irukanka ukizane jya kwinjiza irukanka ukizane icyo ari cyo cyose wakuye kuri mushiki wawe cyangwa kuri anti wawe genda ukizane ngo ufashe. So this is where she lives. ati biriya nibyo twashakaga kubona uwo mukecuru ati okay. This is where she lives.
ati uriya mukecuru If she lives here, ati that means the magic pot abana lives here. bisobanuye ko iriya safuriya y'amaji ituye hano. Yes. Ati yego Not just the magic pot. uko Magic niko pots. isafuriya y'amaji Magic. ishobora kubiba ngaha wa mugani You uzi think ko what ari I'm byo. thinking? Ati se uri gutekereza ibyo nange ndi gutekereza No success. kuri wa mukecuru. Don't you think Ada will see us? Ujya ntutekereze We ko have to ada strategize ada ari and come serious bikomeye cyane. Ada serious. Tugomba gutekereza ubundi buryo. Ada is not Ati here, Ada ada ari will not serious. see us. Ati ada nawe uri Let's hano. go now, let's Rero go. nta No mpamvu yo success. kuvuga ngo ada ari Apply serious. wisdom. Ati success We have to go. ugomba Strategize and gutekereza come back. ubwenge. Tugomba kugenda ubundi Let's go. tukaza kugaruka. Reka tugende tuze kugaruka mu gahe kari buze gucaho cyangwa gahe kari buze gukurikiraho. Ada rero agiye gushaka ikintu yaba yarahawe na sister we cyangwa ikintu yaba yarahawe We're going na back there auntie. tomorrow. Reka When rero the days are- tugende in fact, when Ada is tuzasubirayo ejo tuzahita ko around. How do dusubirayo. we know when no one's around? Ati ni gute Yes, tuzamenya we're going to sneak in, inzira. anything. Ati tugomba kugenda tukamenya buri kimwe uko What about the bimeze. old woman? Ati nta uriya mukecuru She's just an old woman. wamubonye. Ati go si to her and tie her uriya up ni and take off umukecuru twanamukubita Yeah. tukamujugunyiriye tugahita dutwara We need to be isafuriya very y'amaji. careful. Ati tugomba kwirinda tugomba Let's kuba go to the careful. house. Ati tugomba kugenda How much I umukobwa. go sell am for the magic pot for me? Which magic pot are you talking about? Ati nakubwiye ngo ngurishira magic pot. Ati se niyi safuriya y'amaji uri kumurambira. Jewe ubu ngubu mfite imbaraga zidasanzwe. You Rero I ikibazo use them ufite well ni for iki? the magic pot. Me, I use them well for the magic pot. Sell the magic pot for me. I give up Jewe for you. uyu nguyu yaramubwiye ngo njyewe narakubonye ukoresha isafuriya y'amaji kandi urayifite, ndashaka ko rero ubu ngubu aramubwira ati wampaye amafaranga menshi cyane ungurira ibintu byinshi cyane ukuyimira isafuriya y'amaji, rero ndakwinginze ngurisha iriya safuriya y'amaji ndaguhereza ibihumbi ijana bya miliyoni ibihumbi ijana y'amanayira. Selling. Ati njye ntabwo ndi kugurisha iyo safuriya y'amaji. Ati dara ndaguhereza miliyoni 300. Ati njye nta kintu ndi kugurisha, ndaguhereza miliyoni 1000. I'm not selling. Ngo yamugurishije yaramubwira ati ati njyewe nta kintu ngomba kuguhereza, nta kintu ngomba kungurira. Alaje ese kubera kitari kubyumva njye nta kintu ngomba kugurisha. Ati se ikibazo ufite ni cyewe mugabo uri murazunguza urizunguza, njye mbwira we tuza kurikire Me, njyewe I prove am for stubborn. njye nakubwiye ngo njyewe ngomba Me, I give up for you. njyewe naguhaye biliyoni y'amanayira yose none wanze kungurisha iriya safuriya. Ati njye ntabwo ndi kugurisha iriya safuriya, ntabwo ndi kugurisha magic I go pot. tell am for government. I go tell am for police. I go tell am for army. Njyewe ngiye kubwira abasirikare, ngiye kubwira abapolisi, guverinoma yose nyibwire ibyo ufite. Njyewe nta kintu rero njyewe nitayeho wa mugabo we. Genda kwigize ko ngiye ngomba. Ati njyewe mfite buri kimwe. Araje mfite buri kimwe, njyewe nta kintu waza kumbwira. Genda bibwira government. Uyu ngara ati okay. So this is your plan. Ati one umupango wawe. I know what to do. Ndazi icyo gukora. Arivugisha cyane. Ati ndazi icyo gukora. Babakobwa mu gahe kaciyeho baje kugaruka ku wa mukecuru ngo baje ngo kureba wa mukecuru bamukubite ubundi safuriya y'amaji bayitware. Aragarutse rero ati nta muntu uri hano. We didn't come here to look for anybody. We came here for the Jewe magic pot. ubundi uyu nguyu yaramubwiye ati nta muntu n'umwe uri hano. Uyu nguyu aramubwiye ati ubundi ndabizi nta nubwo twari tuje kugira umuntu tureba, ubundi twari tuje kwirebera isafuriya y'amaji. Ubundi nitwinjire dutore isafuriya y'amaji ubundi twicireho neza cyane. Ubu ngaba baraza ku muryango bararenza barikanze. Umukecuru baramubonye barikanze. Oh, good afternoon. Ati sasta nzama Please, we are looking for Ada. ati twari turi kureba Ada. Is she Twari here? turi kureba asa ari hano ahari My sister hanga. is looking for her. Ati niwe twari turi kumureba, Chidera sister and we ari success. kumushaka. Ati Chidera na success. She just go down. Ati se araduhamagaye izina ryanjye. Ati ndabizi uyu ni umukecuru ntabwo ari umukecuru. Kurikire gera bahamagaye ngo Chidera na success. Ndabizi impamvu muri aha ngaha mw'abakobwa muri gushaka isafuriya y'amaji. Isafuriya y'amaji gute Imana ibiturinde. Ati ma
njyewe oya ma ntabwo turi gushaka ati success uri gushaka isafuriya amaje ati se isafuriya amaje uri kuyishaka njyewe oya Imana ibindinde twe turi gushaka Ada uyu mukecuru abarebye abona ni imbyarya ati ntabwo turi gushaka isafuriya amaje turi hano kugira ngo tubone Ada ati se mwebwe mwigize mumfasha uriya munsi iyo muza kumfasha mwari kuba mufite ya safuriya y'amaji ati turabizi iriya safuriya y'amaji niyo mpamvu ntabwo ariyo turi gushaka turarahiye cyane turarahiye ntabwo turi gushaka isafuriya y'amaji twe turi hano kugira ngo dufashe Ada dushobora gufasha Ada dushobora no kwigendera tukigira ahangaha dushobora gukubura dushobora kukumesera imyenda dushobora kugufasha buri kimwe mwabigoryi reba imitima yanyu mushaka gukoresha imbaraga y'amaji kugira ngo mukoreshe ibyo mwifuza barikanze cyane baranarira ati imbaraga za safuriya y'amaji byabahindura ati twarahindutse rero buri cyagiye twayikoresheje tukeneye bakomeza bakomeza kwivugisha babitekerezaho bavuga ibintu byinshi ati njyewe nababonye naje nshaka ubufasha nta n'umwe wigeze umfasha uyu nguyu yaravuze ati njyewe naje nshaka ubufasha muri mwebwe bombi nta n'umwe wigeze umfasha ariko Ada yigaragaza nk'umukobwa nyine w'umunyampuhwe arangije aramfasha none mwebwe muracyarimo muza mwirukanka mushaka isafuriya y'amaji none reka mbabwire rero ubufasha ntabwo mwigeze muwuma ubundi mwa bakobwa me kubera iki mwikunda niyo mpamvu namuhaye ya safuriya y'amaji kubera umuzima umutima bwe mwiza ati niyo mpamvu rero mwebwe mwa bakobwa mwebwe muri weekend cyane rero nakagoze ko nabibabwiye niyo mpamvu mwebwe mwa bakobwa ngomba kubakubita nkabajyana kure yarabaziritse rero ati reka natwe tubona imbaraga za maji yarabaziritse ati reka tubona imbaraga za maji turakwinginze ati mama ageze ahangaha asanga aba kuko barabaziritse ngo iki arikanga mama what is going on ati se nibiki bijya mbere success idera what are you guys doing here mwabukobwa muri gukora cyane ese mwabonye gutaha you guys turn to monetary spirits now mwebwe mwagurikiye ati baje bashaka isafuriya y'amaji what ngo iki why kubera iki why do you guys want this pot kubera iki mushaka ino safuriya success you're supposed to be my friend mwakubye kuba muri inshuti zanjye inshuti ati njyewe wafite imbaraga z'amaji urabizi icyo dushaka rero mwe mushaka kumumvigumana isafuriya y'amaji bakomeza bakurikira ati Ada you got the wrong person. What do you mean? Ada ni umuntu mubi. That girl, she's not even our student. Ntabwo ari inshuti yacu kandi nta n'ikintu yigeze dufasha ari ku ishuri. Ada yarambwiye ngo anyura ahangaha muri uyu muhanda. Ati ugomba kumufatira Ada. Kurikire. Okay. Sawa. Don't worry. Ugira ikibazo? I know what to do. Ndazi icyo gukora. Ati ndakwizeza kwinginze. Ntabwo ngewe mfite cyangwa nitaye kuri ibyo bintu rukuvuga ngo ushaka gukora cyo nitayeho ni isafuriya y'amaji. Rero nuyibona ubundi ibintu byose ahita birangira. Ati ngewe aho wanyuraga umupangu wanjye warapfuye. Ati ngwiki ati bivuze ngo uriya mupango ni wowe wari warawupanze niyo mpamvu rero kiwe ugomba kumenya neza ibyo ati yego Ada ati ni wowe ugombye kuba umuntu wikunze natwe dushakira safuriya ati tugomba kugira safuriya y'amaji tubona tuzaba dufite buri kimwe ubundi tuzatuza wowe uzaba ubuze cy'agaciro mwacishije mu buzima bubi mwabigoryi mwe gaureba bino bigogi kuntu ati ngewe biranancaza genda bato ibintu birahagije mwese mutuze is filled with greed and jealousy. Ati imitima yabo yuzuyemo ubugome kandi ntago buzigira bihaza nibyo bafite ndatekereza aba ngomba kubohereza ahantu batazongera kubona isafuriya y'amaji indishuro ngomba kubohereza aho batazongera kuyibona indishuro
barikanze banagize n'ubwoba. Umukecuru yagize gutya arababurisha, yarabohereje. Ati mama, please. Ndakwinginze. Please have mercy on them. Bababarire, ubabarire, ndakwinginze bababarire. Ada yari afite impuhwe nyinshi. Ada. Their hearts are full of evil. Bafite imitima yabo y'ikibi, kandi iriya mitima yabo y'ikibi yazangiriza buri kimwe. Agiye kugenda umukecuru ati mama, bari inshuti zanjye, bari inshuti, ndakwinginze. Nubwo imitima yabo yuzuyemo imijinya n'ubugome, ariko ni inshuti zanjye, kandi bagomba kubazaba nk'abagore beza mu gihe kizaza. Reka rero ndakwinginze bababarire, ndakwinginze basi ubohereze iwabo, bajya iwabo kwa Success. Mama we aramushaka, Idera mama we nawe aramushaka. Success byibura byubwira asubire iwabo, kandi inshuti zanjye ndakwinginze bababarire. Ada, you know I always love and cherish you. Ndabizi ko igihe cyose bazakomeza bagukurikira, kugira ngo rero umusekano wawe uzaba umeze neza. Natumye bagenda, but warn them. Ati umunsi umwe, warn them never to come close to me. Umunsi umwe ntabwo bazigira kugarukaho, kandi reka rero mubwire, ntabwo nzigera mfata umwanzuro mwiza. Noneho umunsi umwe bazongera biriya bintu, umwanzuro nzabafatira azaba ari mati. Urakoze mama, urakoze cyane mama, uba ubabariye. Baraje bisanga ahangaha, ati turi mu rugo, ati Yesu turi mu rugo we. Barahagurutse rero. Wait, let me. Baba kuko barisanze aha, baraje. Ada yabasabiye imbabazi. I'm sick and tired of this magic pot. I'm going home. Bo, kurikire byancatse. Baraje nyine bisanga hariya kubera ko Ada yabasabiye imbabazi. Uyu nguyu yazanye akabidi yahawe na anti we. Ati byiza. Eti iyi ngiyi rero bidi tugiye kumubona. Bahitaye mu mazi rero. Arangije ashyiramo inkoni arayikaraga neza cyane. No gukaragamo inkoni yahise abonaho anti wari arimo aridumbaguza. Ati reba ahantu ari timana yanjye. She's even large with the magic pots. Ati reba, imagine ari gukoresha isafuriya maje. Ese ntabwo ibintu wabitekerezaho? Ati reba Ada, you have to go. Ati tufite kugenda tukagenda, tujya kumureba, and bring back the magic pot. Atuzanira safuriya ya maje. Ihute nyaruka. Ada yaje kuhahinguka, anti we yaje gusohoka. Mu gusohoka yabonye Ada ku muryango. Mu kubona Ada yarikanze arungira aramubura. Ukurikiro nirepere, umukobwa yasanye imbaraga zidasanzwe, yaje kureba ayaza furiya yiwe. Yaraje aramubona, ugiye kumubona yarikanze cyane kuko Ada yarahari ariko arungi yarabuze. Yagiye yikandagira kuko amubonye aramubura. Yaragutanga ati Yesu Kristo nk'icyubahiro. Ati Ada, how? Ada kugute? Auntie, you think I won't find you? Waruzi ko nizakubona? You think you can kill me and get away with it? Ko uzanyica waragize ukajya kure yanjye. Natekereje ko wapfuye, narakwishe. Ada, how did you find me? Asa ni gute wambonye? Don't tell me you are a ghost. Njyewe mbwira uri umuzimu. Are you a ghost? Uri umuzimu? Sorry. Ati ndakwingize. Sorry for trying to kill me. Nubwo wegeze nubwo uri kunsaba imbabazi zuko wananyishe. None uri kumbwira ibintu byinshi. Ati ndukubera iki nagusaba imbabazi? Njyewe ndi gute nagusaba imbabazi? Washakaga kujyanira iraza frame ugashika kuyijyana kure yanjye. None urashaka ngusaba imbabazi? Dore nibyo nashaka. Ati Ada, ati uri kuvuga iki warayigurisha? Isafuriya maje warayigurishije. Wish sister wawe wikundira cyane kugira ngo utware isafuriya ya maje. Rero ugenda tware isafuriya ya maje. Yambaye buri kimwe nanashakaga. Ada reba,
imbaraga ubukire amafaranga inzu yose reba ibintu zirabona atari nziza iyo nzu yose nayo gusa kuva muri magic pot hose niho twayikuye anti uri wikunda cyane ibi bintu ugomba kubyishyurira ibintu wakoze amusubiramo ati igihugu mwoshyira ibyo wakoze igihugu uri kurobarira cyane ada ntabwo nakwishyura ntibishoboka ntabwo igihugu rero nakongera gutuma ubona safuriya yamaje ada anti ariruka cyane ada biramucanga abona ibintu biragoye cyane uyu yaraje arakingura mu gukingura yamusanze hanze ati usundi uri kujya I know you are a ghost. Ati anda none uri umuzima ada mbabarira arangije aramufata yamujyanyeho ngaho ada yaje afite imbaraga zose ati ada ndi gukora icyanga ada reka ngende none uri gufata rero inguki uri gufata sister wawe mukuru reka ngende ufite uri umuzimu rero ushaka kunyica jewe ati elder sister ibyo ngibyo biragapfuje birakajya urushatse kunyica rero ugomba kwishura ibyo wankoreye rero niyo mpamvu rero nakuzanye rero ati safuriya yagira ihe rero nakubwiye isafuriya yamaje ntabwo wayibona wanzanye ahangaha kugira ngo unyice kugira ngo ubone isafuriya yamaje jewe rero nyica kugira ngo anti uri gushaka kugerageza ati ngiru yaruwaje amuhamagara ati waje ufite ati nyogokuru Ada, it's our great grandmother. ati ni nyogokuru wa kera uyu ni nyogokuru wa kera ukurikira unirebere rero ibibaye ahangaha uyu mukecuru ni umukecuru wa kera uyu ni umukecuru ukurikira unirebere rero ndi gusubiza inyuma kugira ngo tubashe gusobanukirwa filime yaryoshye ni ukuvuga ngo uriya mukecuru wari uri kumwe na ada iminsi yose ada ntabwo yari amuzi uyu mukecuru ni umukecuru wa kera ni grandi nivuga grandi ntabwo muri bubashe kubyumva ariko reka bibasobanurire ku buryo bwumvikana kugira ngo buri wese abe yakisangamo. Filime iraryoshye koko. Uyu mukecuru ni nyogokuru wa nyogokuruza w'uyu mugore. Uyu mugore rero jyabonye ifoto ye ku buryo byakibuka nyogokuru wa nyogokuruza w'uyu mukecuru rero niwe nyogokuru wa nyogokuruza waba ngaba. Ni igisekuruza cya Ada. Kuva kure cyane uyu mukobwa cyangwa uyu grand sister we, uyu sister we mukuru yaramuzi kuko yarasanzwe abona iyi foto. Uyu mukobwa ibi bintu ntabwo yarabizi, yarasanzwe amubona. Aturiye ni nyogokuru wa nyogokuruza wa kera. Niyo mpamvu bose bamubonye bakikanga. Rero mubashe kuba mwabisobanukirwa mwese bari kundeba bankurikiye, abakoze subscribe mukurikira. Ubu ngubu rero ibintu bigiye gusobanuka. Uyu ni nyogokuru wa nyogokuru bisobanuye ngo ni nyogokuruza wa Ada. Rero uriya anti we aramubonye arangije arika. Now where's the pot? Uyu tugaruka subisha inyuma kugira ngo musobanukirwe. Hano rero amabwiye ati isafuriya amashiri hehe. Jyewe ntabwo nakwereka isafuriya amaje. Ngaho nica. Uko ni kuyaje amuhamagara cyane. Ngiru. Ati ngiru niko uyu mukecuru uyu mugore yitwa. Ati rero naguhaye impuhwe nyinshi cyane rero. Ahanga yaje amamwe ati ngiru naguhaye impuhwe nyinshi cyane rero ubu ngubu ibintu birarangiye ukurikira uniyumvire. Ati uriya ni nyogokuruza wacu barikanze. Uriya ni nyogokuruza wacu. Ati anti
Auntie. ati auntie But that woman is our great grandmother. aturiye ni gute yabo nyogokuru wa nyogokuruza wacu She is our great ati grandmother. uriya ni nyogokuru nyogokuruza yapfuye igihe kinini cyashize nibwo yapfuye Mysteriously, Ada nobody could explain how yapfuye she died. kera ntabwo wabimenya ko yapfuye ibyo ntabwo Very bishoboka much alive. uriya mukecuru yabanye nanjye igihe kinini cyane aracyari muzima ntabwo wanyizera njye ni sister wawe njyewe kuturi kumamagara ngo ni muzima uriya muzimu yanyitayeho yavuye mu mutwe ibintu byose yarabimpaye yamaye ibiryo buri kimwe kimaye ni gute yaba ari muzimu ni wowe wamaye iriya safuriya y'amaje atira n'uwo guha isafuriya y'amaje mana yanjye ndapfuye uriya yarasaze adatubashize So I have been eating from the ghost. ati nariye kuva ati navuye ibiryo byavuye mu muzimu nariye amafaranga avuye mu muzimu nakoresheje amafaranga yavuye ku muzimu ati rasara ati hey uriya ntabwo ari umuzimu ntabwo nakizera ibintu uri kuvuga ntabwo nakizera ibyo uri kuvuga ati Ada ntabwo uri kunyizera sister wawe okay Ada reka nkubwire mujyane mu giturage mwereka ahantu yari atuye ati uri kumbeshya ati rero uri kumbeshya uri kwitwara neza kuri njyewe none uri kuba serious ndizuri kuri gukina ati Ada ntabwo njyewe ndi gukina ibintu ndi kuvuga ni ukuri ndatekereza ko kuri seriye je uzi kuri seriye ntabwo nabyizera we baraje bageze ahangaha rero bagiye kumwereka ati ngwino bageze ahangaha mu kabati kugira mu kabati yatangiye gushakashaka girashakishije ati fata bage yanjye Ada hari icyo ngiye kukwereka uyu nguyu yarazamutse akomeza gushaka ati uri gushaka iki Ada wait. Tigiriza Ada bigaragara ko ashobora kuba ari gushaka ya safuriya bwa nyuma na ati Ada anti nicyo uri gushaka ati se nibiki bijya mbere ati isafuriya What happened to the pot? yes washizeho isafuriya yagiye najyo ati safuriya y'amajiri jye nayibitse ahangaha none nazi ko nta muntu uzayibona none nawe ndi kubona ati Ada isafuriya y'amaji najyo ati buretse ibyo ndi gutekereza sobora ko hari ibyo ati se yaba ari araji ati se araji uri kuvuga n'ibiki ati umuntu wangurishije n'amatungo rero araji. How did he even know about the pot? You mean he showed someone the pot? Wengeze umuntu wereka ino safuriya ese ni gute watanze safuriya yanjye y'amaji njyewe yagerageje kuyingurira yashatse kumpereza amafaranga nshaka ariko ntabwo negeze nyimuha yarayimwibye ati anti ati se uri kuvuga ngo iriya safuriya yaba yaburanye na mukecuru yaba yaraburanye na mukecuru uzi ko ushobora kuba ari ukuri ati se Ada ushobora kuba ufite ingingo urabizi warambwiye ngo urashaka ko ari umuzimu ishobora kuba iriya safuriya yajyanye nawe reka rero tureke kubyitaho ishobora kuba yajyanye nawe watekereje neza ntabwo wayibonye reka tugende anti reka tugende isafuriya y'amaji yanjye baraje birukanka ngo bagiye gushaka isafuriya y'amaji baragiye rero bageze ahangaha ati Ada this is her grave. aha niho twamushyinguye ahangaha niho ujya twamushyinguye uriya mugore yaguhaye isafuriya y'amaji naha twamushyinguye urimo uravuga ngo mama yari ashyinguye ahangaha rero ati Ada ngwino vongaho niki ati ntabwo ari byiza kutambuka ku gituro cy'umuntu wapfuye. Mama is really dead. Ati urambwiye ko mama yarapfuye. Yego Ada yarapfuye. Ati anti reba impande zose. Baritegereza impande zose. There are grasses growing everywhere. Ati byatsi byagiye ahantu hose. Except for here. Ariko ahangaha nta byatsi byageze bihajye. It's as if this part is cursed and barren. No grass can grow here. Ati bivuze ngo ahantu hose hashyinguye nta cyatsi na kimwe cyahamera. Ati ntibisobanuye ngo ahangaha niho mwamuhambye niho yapfuye. Ati nakubwiye ngo yapfuye igihe kinini cyashize none twamushyinguye ahangaha. None dore twari turi kurya ibiryo byavuye ku muzimu. Dore ya safuriya y'amaji none yagiye. Ati se
iranzu zose Ada, naguze I'm scared. zizabura. Ati Ada ngiye mfite ubwoba. Ngiye mfite Why ubwoba. was she coming to Ati me? rero Why was she helping me? isubudi ni Why did kubera she iki give me the yaje, magic pot? ni kubera iki yagiye amfasha, this makes ni kubera any iki sense. yagiye amereza fure y'amaje, ubundi ni gute yagiye amiza fure. Ati ndatekereza ko rero hari ikintu kimwe dushobora gukora kuri kintu She niyumvira. once told me that Ati rero yarambwiye ngo to her. I sense you are special. ati nakubwiye ko uri special, niyo mpamvu ufite ubufasha bwanjye. Uri special wa mukobwa we. Connected to you. Ati turi connected nge What do nawe. you mean? Ati se mama uri gusobanura iki? Ibyo rero nibyo ugomba kumenya ko wowe uri connected nanjye, niyo mpamvu rero udakwiriye. That was what she meant. Ati se Yes, of course. yasobanuye ko rero nge nawe turi connected. Okay, nicyo yavugaga rero. Okay, This is too much for me. I need to clear my head. ndabyumvise. Everything looks like a bad dream, Nkeneye like a rero nightmare. kwitekerezaho ibintu byose nkabifiringa, I need to wake nkongera ngatekereza neza. Ati okay, No. oya ntabwo nabyihanganira indi shuro. Ada yaragiye. Ada uri kujya he? See, as you're going, go and tell grandma. Ati reba uri kugenda, reka nje nigendere kugurisha iriya mutungo yose, genda kugiza ngiye kuyigurisha, ntabwo na kintu na kimwe uzongera kubona njyewe ndasquare cyangwa ngo ndarahiye cyane. Ada uko niko yagiye nyine amaze kubona ko wa mukecuru bamushyinguye, nyina n'umukecuru witabye Imana cyangwa wapfuye. Ati ibi bintu birakabije koko. Ati se bundi kurota. Is any of this even real? Ese hari ikintu kibi cyaba cyarabaye cyangwa kikaba biri kuba muri. Ati Mana yanjye. Mama. Ati mama. Why? Ati se kubera iki? Why didn't you tell me you were my Kubera great iki grandmother? utambwiye uri nyokuruza wanjye wapfuye, ko cyo tabimbwiye. Barikanze nyine ibintu byahinduwe muri cyo. Ati umutwe wanjye mama, umutwe wanjye uri murandya, umutwe wanjye uri murandya. Hari umusore waje, ati Ada hari umusore wahingutse aho ngaho. Ada arikanga. Yes. Yego. Someone asked me to give you this. Hari umuntu wambwiye ngo ngohereze ibi ngibi. Hari umusore waje, ati hari umuntu umbwiye ngo ngwimbi. Ati subundi urinde. Tegereza uyu mukobwa. Hari umusore nyine waje amuha ibintu, atera umuntu umbwiye ngo ibi bintu. None uwo musore yese yigendera. Uyu mukobwa agize gutya akujyemo abunda ni isafuriya. Agize gutya abunda ni isafuriya, biramucanga. Nta kindi kirimo. Isafuriya arayireba. Kirayirebye. Harimo n'agapapuro. Isafuriya y'umukara isa gutyo. Isafuriya y'umukara nyine arayifata arayifungura. Afungura urupapuro. Arangije ati imbaraga zikomeye zije kuri wowe kugira ngo zigire icyo zigufashe. Ati mama bigaragara ko ari wa mukecuru. Ati iri gutya agafilime gato karangiye yari Mr. Obed. Birangiye rero umukecuru agize ute ahaye umukobwa imbaraga y'amaje. Ati safuriya y'amaje, imbaraga zidasanzwe zizaza. Ati nta mbaraga zidasanzwe zizagenda zidahawe n'Imana. Uko niko tugasoje. Tugiye kutambashyiramo agace kacu ka kane. Yari end final, yari season yacu ya mbere ikabirangiriye ahangaha rero. Kinacyari Mr. Obed wakurikiye season ya mbere. Naze rero muhereze season ya kabiri, ubundi ibintu bikomeze kuba ubutamu cyane. Hey, yari Mr. Obed nk'ibisanzwe. Dusubire muri season ya kabiri. Ubwo tuzakomereza ku gace kacu ka kane. Iyi ni season yacu ya kabiri. Yari Mr. Obed. Ciao ciao.